Tubahaye ikaze rero bene data, aho muherereye hose, tubahaye ikaze kuri uyu murongo w'ivugabutumwa, kuri cano yacu yitwa Umunaziri @2020, ikaze wiyumvemo ikaze nk'umwana w'Imana. Rero tubahaye ikaze tugiye kumva ijambo ry'Imana, twabateguriye kuri uyu munsi. Nari maze iminsi ibiri ntaboneka ariko nongeye nagarutse, rero tuzajya tubana kenshi mu biganiro, mu buhamya ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye n'inkuru z'isanamitima. Rero tubahaye ikaze abari ku migabane itandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Aziya, abari muri Afurika ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, harimo Abarundi, harimo Abakongomani, ibihugu byinshi duturanye aho Tanzania. Tubahaye ikaze rero kugira ngo mwegere cano cyangwa umuyoboro wanyu w'ivugabutumwa. Rero uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, ariko mbere na mbere banza urebe ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se inkuru zacu z'isanamitima mu minsi iri imbere zitazagucika, kandi tubafitiye ibiganiro bikomeye cyane kandi bifite ubuhamya bukomeye kandi bifite aho bizakura abantu bikabajyana ku Mana. Rero reka twihuse, ntabwo turi butinde hano. Reba ko wakoze subscribe kuri ako kantu kameze nk'akazogera hasi, cyangwa se sabone mu rurimi rw'Igifaransa, maze inkuru zacu cyangwa ikiganiro cyacu igihe tuzaba twaporodingira uzajye ubikurikirana ijana ku ijana. Reka dusome rero Bibiliya hano. Tugiye gusoma muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16, haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri turarisanga, ijambo rya kabiri tugiye gusoma rindi turarisanga mu Kuva, igice cya 20 umurongo wa 5. Igice cya 20 umurongo wa 5 haranditswe ngo ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, nkora abana gukiranirwa kwa ba se kugeza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Amen. Ayo ni amagambo abiri inshuti bene data tugiye kuganiramo aka kanya, amagambo akomeye cyane kandi si ubwa mbere uyumvisha, ahubwo ni kenshi uyumvisha, ariko Umwuka Wera agenda asobanura amagambo bitewe n'uko yaduhaye gusobanukirwa cyangwa gusobanura. Rero tugiye kuganira kuri aya magambo. Aya magambo twayahaye insanganyamatsiko cyangwa teme ivuga ngo hejuru y'urukundo rw'Imana. Hejuru y'urukundo rw'Imana. Rero tugiye kuganira hejuru y'urukundo rw'Imana, ariko turabanza turebe urukundo ni iki. Urukundo ubundi ni nk'amarangamutima mu bantu, ni amarangamutima ushobora kugira mugenzi wawe cyangwa ugirira mugenzi wawe nta muntu ugishije inama. Nawe Imana ijya kukurema nta muntu yagishije inama. Kubaho kwawe nta muntu Imana igisha inama. Mu muhamagaro wawe ijya kuguhamagara nta muntu yagishije inama. Ni umugambi wayo waguhagurukije, urangije nawe urayumvira. Rero urukundo rero narwo muri rusange ni amarangamutima ugirira umuntu, cyangwa se umuntu akamukugirira ntawe wagishije inama. Muri rusange niko numva urukundo. Ariko urukundo rw'Imana rwo rutandukanye n'urw'abantu. Imana yadukunze urukundo twese rungana, ariko abantu ntabwo bakundana mu rwego rungana. Urumva rero ko Imana ikunda umuntu iyo idukunda ku rwego rungana, kandi twese turasa n'Imana. Ariko twebwe abana b'abantu ntabwo dukundana ku buryo bungana. Rero tugiye kuganira hejuru y'uru rukundo rw'Imana. Ngira ngo abantu benshi cyane mu bijyanye n'urukundo, hari abantu bafite abakunzi mu buzima busanzwe cyangwa se abo mukundana. Ibyo ni ibintu biriho ku isi. Ushobora gukunda umuntu uko unkunda cyangwa uko nkukunda, hari ibimenyetso bigaragara ko cyangwa bigaragaza cyangwa binyigaragariza ko wowe unkunda. Birahari rero.
bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu agukunda ni uko habaho ikintu cyitwa impano. Impano, umuntu iyo aguhaye ikintu kandi icyo kintu nawe ugikunda, uhita ubona ko uwo muntu agukunze. Icyo ni ikimenyetso cya mbere ushobora kureba ukavuga uti uyu muntu arankunda. Ikindi kintu turi buze kureba cyane ni ikintu kigaragara nka emosiyo, ntabwo gifatika ariko kigaragara muri emosiyo, uburyo bwo gufuha. Abantu benshi ku isi urukundo ngo rutarimo gufuha ngo ntabwo ruba ari urukundo, ariko na Bibiliya yabitubwiye, yatubwiye ko n'Imana nayo ifuha. Tugiye kuganira kuri ibi bintu cyane mu buryo bw'umwuka. Hari ibintu bitatu urukundo rukorana nabyo, ntabwo rushobora kugenda rutari kumwe n'ibi bintu bitatu, ntabwo bibaho. Uri buze kureba, uze kwisuzuma wirebe neza niba mu murimo w'Imana cyangwa aho uhagaze nawe ubwawe bikuranga, uretse no mu buzima busanzwe. Ibi bintu bitatu no mu murimo w'Imana bigomba kuba birimo. Ikintu cya mbere twasomye twumva ngo Imana ngo ni Imana ifuha. Ikintu cya mbere ni ifuhe. Ese iyo ukunze ikintu uragifuhira mu buhe buryo? Icya kabiri, urukundo rudasiganwa nacyo ni ishyaka. Nta kuntu waba ukunda ikintu cyangwa ukunda umurimo w'Imana ntuwugirire ishyaka. Nta n'uburyo waba ukunda umurimo w'Imana wabona ibikorwa nabi ntubifuhire, ntubigirire ifuhe, wumve ngo birakubabaje. Icyo gihe urebye ibintu by'Imana ukabona ntacyo bikubwiye, byapfa byaba bizima, ukumva nta na kimwe bikubwiye, uzamenye ko urukundo nta ruhari, rwarashize. Ikintu cya gatatu ni urukundo, ni ifuhe, ishyaka n'urukundo. Nibyo bintu bitatu. Urukundo ntabwo rushobora kugenda rwonyine, rujyanwa n'ibyo bintu bitatu, birajyanirana. Kuko igihe cyose wafuhiye ikintu ni uko uba ugikunda, kiri mu mwanya utari uwacyo, ariko uragishaka mu mwanya wacyo. Igihe cyose ufata ikintu ukakigirira ishyaka, ni uko uba ugikunda, ugishyiramo imbaraga zawe zose kugira ngo kigire gute, kimere neza, kimere nk'uko ucyifuza cyangwa gihagarare nk'uko ugishaka. Ibyo bintu bitatu, ntabwo urukundo rujya rusiganwa n'ibyo bintu bitatu. Reka twinjire mu bijyanye n'umurimo w'Imana. Ese umurimo w'Imana ujya wicara ukumva urawufuhiye, ukumva ibi bintu bikorwa nabi kubera urabizi ariko ntushaka kubikora. Ujya wicara ukumva urabifuhiye cyangwa ubisigaho. Reka tujye kuri iri jambo twasomye ryo muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16, ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana kudukunda twebwe ubwayo yatanze umwana wayo kandi yakundaga, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Mu by'ukuri ikimenyetso kinakomeye ari nacyo gitambo Imana yatanze, yaragikoze, yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko Imana yadukunze, ngo kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Iri jambo ni ijambo rikomeye kandi risobanuye byinshi. Niba Imana yaraduhaye umwana wayo, nta mwenda n'umwe Imana
idufitiye, ahubwo twebwe dufitiye umwenda Imana, dufitiye umwenda Imana, ko umwenda Imana umwenda Imana nta mwenda itubereyemo, kuko icyangombwa yarakiduhaye, yaduhaye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu magambo make, ubugingo twarabuhawe. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe dufite cyo kwireguza imbere y'Imana. Ngira ngo mu migani igice cya 8 umurongo wa 17 haranditse ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Abo ni bande? Iyo Imana ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona, ni ukuvuga ngo ni ba bantu bahishuriwe urukundo rw'Imana, bakamenya Imana. Iyo wahishuriwe Imana ukanayimenya, ujya umenya n'urukundo rwayo kubera ko mwagiranye ubusabane. Iyo wagiranye ubusabane n'Imana nibwo uhishurirwa urukundo rwayo, ariko mu gihe utaragira ubusabane n'Imana, Imana ishobora kugukunda utayizi. Ntiwemere ko igukunda, ahubwo ukaza ugendera mu kigare, ukagenda ku rukundo rwa ba anko, wabonye akazi kubera runaka, mbese ibintu byose uba ubipimira mu mubiri. Ariko igihe cyose wahishuriwe urukundo rw'Imana, Imana mukagirana ubusabane, ujya umenya urukundo igukunda, kandi ukamenya kandi kubera iki? Kubera kuyishaka. Iyo Imana wayishakanye umwete, iraza mugirana ubusabane, murumvikana. Abo rero nibo bagenewe iri jambo, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Kuko ab'isi babayeho batazi Imana, kandi Imana irabakunda, ariko urukundo rwayo ntibararuhishurirwa. Imana idutabare. Dukeneye umwuka w'ubugenzuzi mu bijyanye no kumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Imana, igihe cyose wowe uzajya wumva ko ibintu wabikoze kubera ubwenge bwawe, kubera ko wize, kubera ko iwanyu bakomeye, ntabwo uzigera umenya urukundo rw'Imana, nta nubwo uzigera umenya Imana, kubera ko uracyari mu mubiri. Uzayivuga, uyiririmbe, ariko utayishaka, wumva mbese ari ibintu byo kugera mu kigare. Niyo mpamvu tugomba gushaka Imana, kandi gushaka Imana ni ibintu bishoboka. Nshuti bene data rero, ngira ngo turamutse dushatse Imana, cyangwa se tugakunda Imana nk'uko dukundana n'abasheri banyu cyangwa n'abasheri bacu, ngira ngo Imana ntabwo isi yaba paradizo. Niyo mpamvu rero dukwiriye gushaka Imana, Imana ikabana nanjye, Imana ikabana natwe, nawe kandi Imana ikagendana nawe. Rero ntabwo Imana itwanga, Imana ikunda umunyabyaha, ariko we munyabyaha ntujya umenya urukundo rw'Imana. Nshuti bene data rero, reka dusenge dusoze ijambo ry'Imana, tuzakomeza tubane kuri uyu murongo no kuri uyu muyoboro. Ni uwacu, ni uwawe. Imana ikwiyereke, Imana iduhe kuyishaka, iduhe inyota yo gushaka Imana, kuko Imana turayikeneye mu buzima. Ikiremwa muntu
uzarinda uva mu isi ukeneye imana. Nta na rimwe imana ijya yuzura muri twe ngo isendere ngo tuyihage, hoya, imana tuzayikenera mpaka. Uzabyara abana uzayikenera, uzakenera kubasengera, nabo bana bazakenera imana, nawe uzayikenera ibihe byose. Reka dusenge rero, imana ikomeze ibane natwe kandi iduhishure urukundo rwayo. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana nyir'icyubahiro, uri Imana y'ukuri, uri Imana y'ubugingo. Twumvishe ijambo rivuga ngo kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Rero Mwana nziza, hari abantu benshi batakuzi, batarakumenya, ariko bumva uvugwa ngo Imana ni urukundo, bakabyumvira mu kigare, ariko ntibagire umwete wo kuyishaka no kukubona. Ariko nyamara urashakishwa kandi urabonwa. Turaguhamagara Uwiteka nyir'icyubahiro, nk'uko wanga icyaha ariko ugakunda umunyabyaha, komeza utwiyereke, ubuntu bwawe buze, ubuntu bwawe busabane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye twizeye, amen.